Haleluya! Reka muri uyu mugoroba twongere kuganira ku ndirimbo ya 372 ivuga ngo kwa kwizera kw'abakurambere, kwa kundi kwababashishaga kwemera kuzira akarengane, natwe tugushikamyemo, natwe tuzakunambaho rwose niyo byaba ngombwa gupfa. Reka twibuke kuri Yozefu wanambye ku Mana, yarangiza akajya no muri Egiputa, akamukora icyaha cy'ubusambanyi, ndetse akavuga ngo ntagambanira Uwiteka, akomeza kugoma mu murongo w'Imana kandi ari wo bandi, kandi ari umucakara n'umuntu baguwe w'umugurano. Ndetse Saduraka, Meshaki na Abedenego na Daniyeli ubwo bamaze kubanyaga, bo baravuze bati ntabwo twatezuka ku mategeko y'i Babuloni iwacu mu gihugu cya Isirayeli, ngo duhangaye turye gutekera ibigirwamana, turye inyama zaterekejwe, tunywe inzoga z'ibwami. Twari tugomba kurya ibishyimbo cyangwa se imboga, ibitarimo ibyaterekejwe. Ndetse na Dawidi nawe yakunze Uwiteka ubwo yabaga ari mu ishyamba, ndetse arwanisha bati ngewe ntanakwihangana kubona umuntu uri gutuka Imana. Natwe niko dukwiriye kumva ko tugomba kubaha Imana yo mu ijuru, kuko abakurambere benshi barabizize, ndetse abantu benshi bazize ukwizera benshi cyane. Twebwe rero tugomba kumenya ko tutagomba kuguma mu kugendera mu byo dushaka. Reka twumve indirimbo kwa kwizera kw'abakurambere, indirimbo 372.